I am standing on $5 million of real money, the largest grand prize in entertainment history. And competing for this $5 million are these 1,000 contestants. Come on in. Uyu niwe muntu ufite abamukurikirana benshi ku rubuga rwa YouTube. Yitwa Mr Beast, akaba afite abamukurikirana barenga miliyoni 420 ku rubuga rwa YouTube gusa. Bimugira umwami wambaye ikamba mu buryo bwuzuye mu bwami bwose bwa YouTube. Ubyumve neza ko abamukurikirana ari benshi kuri cya kigero cy'uko bahindutse igihugu cyaba ari igihugu cya gatatu gituwe n'abaturage benshi nyuma gato y'Ubuhinde n'Ubushinwa, kuko byo bituwe n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 400 buri gihugu kwacyo muri ibyo mvuze. Ndetse uyu Mr Beast niwe muntu wenyine uri munsi y'imyaka 30 mu bantu 328 bafite za miliyari zabo z'idolari, ufite amafaranga araye bwite yarayakoreye ataravuye mu mirage y'ababyeyi cyangwa handi hantu. Ku myaka 27 afite akagira miliyari y'idolari, niwe muntu ukorera ku rubuga rwa YouTube ukize kuruta abandi bose bakora bimwe kuri cya kigero cy'uko arusha amafaranga n'umushahara uhagarariye urubuga rwa YouTube kandi ari rwo rumuhemba. Kuko uhagarariye YouTube ari umunyamerika witwa Neil Mohan w'imyaka 52 y'amavuko utunze miliyoni 155 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayakaba asaga miliyari 224 na miliyoni 287 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko igitangaje nta nubwo na kimwe cya gatanu cy'amafaranga Mr Beast atunze, kuko Mr Beast we atunze tiriyoni na miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze ko mu 2024 uhagarariye urubuga rwa YouTube umwaka wose yahembwe miliyoni 50 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayakaba asaga miliyari 72 na miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho Mr Beast w'icyo gihe YouTube yamuhembye miliyoni 475 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayakaba asaga miliyari 347 miliyoni 277 n'ibihumbi 170 by'amafaranga y'u Rwanda. Wakuraho yashoye mu gukora amashusho yashyize ku rubuga rwa YouTube nayo yahembye abakozi be umwaka wose wa 2024, agasigarana miliyari 122 miliyoni 986 n'ibihumbi 440 by'amafaranga y'u Rwanda. Yibaze ko kuva yatangira gukorera ku rubuga rwa YouTube by'umwuga yakoze video 890 zarebwe inshuro miliyari 92 hafi n'eshatu. N'ubu kandi abazireba baracyari kwiyongera ku bwinshi. Ibi bikaba rero byaramwinjije amafaranga amushyira ku rwego rw'uko arusha amafaranga hafi ya bose mu bategetsi b'ibihugu bigize isi, uko muri bo abafite miliyari y'idolari cyangwa abayirengeje ari batatu bonyine, barimo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya utunze miliyari 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru utunze miliyari 5 z'idolari, Umwami Mohammed wa gatandatu wa Morocco ufite miliyari 2 na miliyoni 100 z'idolari, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan perezida wa Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu ufite miliyari 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na minisitiri w'intebe wabo akaba n'uhagarariye umujyi wa Dubai Bwana Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ufite miliyari 14 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Sultani wa Brunei Hassan Al Bolkiah ufite miliyari 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bose nta gushidikanya uyu Mr Beast ukorera ku rubuga rwa YouTube gusa abarusha amafaranga, ariko nawe ni umwe mu bakora buri kimwe cyose kugira ngo bazamure ingano y'amafaranga batunze kuri banki zabo. Nk'urugero, ku tariki 2 z'ukwezi kwa 4 mu 2021 yashyize ku rubuga rwa YouTube amashusho agaragaza uburyo bamushyinguye ari muzima akamara amasaha 50 munsi y'ubutaka. Ndetse biyaje kubisubiramo mu 2023, ariko bwo yamaze iminsi 7 baramushyinguye ari muzima, ari mu isanduku irimo ibyo kurya, amazi, utumwongerera umwuka wo guhumeka na kamera yo kubifotora kugira ngo aze kubyerekana ku rubuga rwa YouTube abantu mu birebe muri benshi maze YouTube imuhembe. Nimba ujye umukurikirana ku rubuga rwa YouTube urabizi ko mu mashusho akora akenshi aba yishyize mu byago birimo nuko ashobora kuburira ubuzima bwe muri ibyo bikorwa, bituma benshi bamuhangayikira, ariko nanone ibyo nibyo bituma abandi bantu benshi bakanda kuri video ze maze bakazireba. Gusa ariko bitewe n'ibyo akora anakorera abandi akabahindurira ubuzima, bituma benshi bumva bamukunda cyane. Nk'urugero, uyu Mr Beast yigeze gutanga miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo haterwe ibiti miliyoni 2. Yafashije abantu barenga ibihumbi 2 babanaga n'ubumuga bwo kutagenda, arabavuza barakira. Anavuza abantu 1000 babanaga n'ubumuga bwo kutabona, none uyu munsi kureba n'ibibasaba na rinete.
yanavuje abarenga igihumbi babanaga n'ubumuga bwo kutumva barakira. Yubatse amariba y'amazi meza ahantu hagiye hatandukanye muri Afurika, aho abaturage banywaga amazi y'ibiroha. Yubatse ndetse anatanga amazu 100 ku miryango itishoboye. Afasha ba wamfunguriye ku mihanda akoresheje abarirwa muri za miliyoni z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo akaba arenga miliyari mu mafaranga y'u Rwanda yakoresheje gusa mu gufasha abantu. Ndetse baza amafunguro yagiye agaburira abadafite ubushobozi bwo kuyabona, nayo ubwayo agaze muri miliyoni y'idolari. Ndetse hari n'igihe yigeze gufata mu byo atunze akoramo miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda azifashisha umuntu umwe gusa. Ariko se mu by'ukuri uyu muherwe ni gute yisanze amashusho ashyira ku rubuga rwa YouTube amubyarira miliyari zingana gutya? Uyu ni muntu ki yabigeze hate kuva ku busa kugera ku mafaranga yifuzwa na buri wese muri twe? Muhaye ikaze mu isi y'ifaranga rivuga riranguriye kuruta andi majwi. Iki ni ikiganiro Business Chat mukurikirana kuri BTN TV. Naho nge ndi Aime Christian. Ikaze. Ubundi Mr Beast amazina ye nyakuri ni James Stephen Donaldson. Ni umunyamerika wavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu mu 1998. Ariko ababyeyi be bakundaga kumwita Jimmy. Ndetse ababyeyi be bombi bari abasirikare bakomeye mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu bwana bwe ibintu bitari bimworoheye na gato kubera intonganya z'ababyeyi be yakuriyemo. Ibyanatumye bahana divorce mu 2007, maze Jimmy n'umuvandimwe muto basigara barerwa na nyina gusa nayo wahoraga mu kazi. Uyu Jimmy yajyaga agira amatsiko y'utuntu twinshi ndetse agakunda kwibaza ku bintu bigiye bitandukanye. Ariko ku myaka 10 gusa yakundaga gukina umukino wa baseball. Akaba umwana wabaga ucecetse cyane utarisangaga muri bagenzi be burungano bakinanaga, kugeza nubwo yabaga ari mu kibuga yabaga yambaye ingofero akayimanura ngo yipfuke mu maso kubera amasoni yabaga afite. Mbega Jimmy nta nshuti yagiraga ndetse na nyina ntiyabaga ahari, ariyo mpamvu yisanze agomba gushaka ikintu runaka yazajya ahugiraho mu gihe ari mu rugo wenyine. Iki gihe akoresheje imashini y'umuvandimwe we nayo yari ishaje, yabonye urubuga abantu birirwaga bashyiraho amashusho yabo akarebwa n'abandi bantu benshi. Uru rubuga rukaba rwari YouTube, ndetse icyo gihe kubera uburyo YouTube yari maze igihe gito itangiye gukoreshwa, abayibagaho hafi ya bose bashyiragaho amashusho bafashe bakina imikino ya video game mwitwa Minecraft ndetse n'itwa Call of Duty. Ndetse kubera iyi mikino byanatumye umwana muto akunda urubuga yari abonye bwa mbere, anahinduka inshuti na mugenzi we biganaga witwaga Chris Tyson, nawe wakundaga YouTube ku rwego rwa nyuma, kugeza nubwo y'aba bana bombi iyo babaga bari kumwe baganiraga ku bya YouTube gusa. Jimmy ubwo yari afite imyaka 12 yatangajwe no kubona hari abantu bagiye bareka akazi bakoraga maze bagahitamo kuzajya birirwa ku rubuga rwa YouTube bakina imikino ya video game, bikabatunga kandi bigatunga n'imiryango yabo. Ibi rero byatangiye gutuma Jimmy nawe atekereza yuko yatungwa na YouTube, yumva ari akazi koroshye kandi gahemba neza. Ku myaka 13 amezi 9 n'iminsi 13 hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu 2012, iki gihe Jimmy yakoze YouTube channel ya mbere ayita Beast 50Y. Iri rikaba ari izina yakundaga gukoresha mu mikino ya video game yakiniraga kuri Xbox. Ndetse isibye ko muri iyo mikino yakuyemo izina Beast, ahubwo anatangira YouTube nawe yashyiragaho amashusho akina imikino ya video game. Gusa mu bantu bajyaga kureba amavideo ku rubuga rwa YouTube, nta n'umwe wari witaye ku mashusho y'imikino nk'iyi ngiyi uyu mwana yabaga ari gukina, ariyo mpamvu yabuze abamukurikirana kuko icyo gihe views zabaga ari nke, ndetse na bake mu barebaga video ze ntibakandaga subscribe. Umunsi wose yirirwa akora, ariko bwakwira agasanga yongereho abasubscribers batarenze 5. Ibi byatumye agerageza icyitwa sub for sub. Uru rukaba ari urubuga abakoresha YouTube bakizamuka bahuriraho maze bakagenda bakandirana subscribe hagati yabo, maze bakaba bagira abasubscribers benshi. Iki gihe uyu mwana yagize abasubscribers noneho benshi, ariko akomeza kugira ikibazo cy'uko abamukandiraga subscribe bose batishimiraga ibyo akora, ndetse nta n'umwe wumvaga ashishikajwe no kubyumva, ariyo mpamvu yagiraga views nke buri gihe. Ibaze ko nyuma y'ukwezi akoze YouTube channel yari afite abasubscribers 2610, ariko afite views zose hamwe 2850. Bivuze ko n'uwarebaga video ye ubutaha niyongeraga kureba video ye yindi. Gusa ntiyahagaritse gukoresha urubuga rwamwongereraga abasubscribers, kuko byahise bimwongerera abasubscribers agira 7000, ariko n'ubundi akigira views 10 gusa kuri video yashyiragaho. Mbega mu buryo bumwe na bumwe yarakuraga, ku rundi ruhande ariko nta kibereyemo.
Ibi byatumye afata umwanzuro wo gusiba iyi shene burundu ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 mu 2012 nyuma yo kubona nta kiri kumugezaho. Gusa Jimmy ntiyacitse intege icyo gihe, ahubwo yahise akora indi shene ayita That Dude, ashyiraho video ya mbere akina ya mikino ye irebwa n'abantu 230, muri bo 9 bonyine nibo bakanze subscribe. Yatangiye gutekereza ko izina yise iyo shene nshya ridatwika, ahita ahindura izina shene ayita Mr Beast 6000, ariko bwo yemeza kutazakoresha na rimwe rwa rubuga rwa sub for sub rwongera aba subscribers. Jimmy, umwana wagiraga amasoni muri bagenzi be, yatangiye kujya yifata video no nta soni afite mu gihe yabaga ari gukina imikino yo kuri YouTube, ariko bwo bisa nkaho byo abantu batangiye kubyishimira kuko icyo gihe yahise agira aba subscribers 730 muri video 1000 yari yakoze zari zarebwe n'abarenga 80,000 zose hamwe. Ndetse icyo gihe yatangiye kujya ashyira ku rubuga rwa YouTube amavideo y'ubusesenguzi bw'uburyo abantu binjiza amafaranga bitewe n'ibyo bakora, maze izo video zirakundwa, abantu batangira gukanda subscribe ari benshi, bituma muri icyo gihe agira aba subscribers be ba mbere 1000. Ndetse icyo gihe bwa mbere mu mateka ye YouTube yamuhaye ku ifaranga imuhemba $100 nyuma y'imyaka 2 atangiye gukorera kuri uru rubuga. Turi mu 2014. Nyuma yo gufata aya mafaranga akabakaba mu 130 by'amafaranga y'u Rwanda, Mr Beast byamwongereye imbaraga, yongera umubare wa video yakoraga ku buryo byagiye kugera mu mwaka wakurikiye 2015 afite abamukurikirana 15,000. Noneho abasha kuba yahembwa na YouTube $80 buri kwezi ahoraho, hafi 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko icyo gihe yatunguwe no kubona ibiro bye bigabanuka buri munsi, ndetse akumva aribwa cyane mu nda, birangiye agiye kwa muganga. Ariko bwageragayo bamusanganye indwara ya Crohn ifata mara ku buryo uyirwaye aba yiyumva nk'aho afite ibisebe mu mara bimutera ububabare bukabije. Ibi byatumye Mr Beast acika intege, ahitamo kureka burundu kongera gukina baseball kuko kubera ubu burwayi yari afite hari n'igihe atabashaga gusohoka mu cyumba. Ariko nubwo byari bibi, byari igihe cyiza kuri we cyo gukorera ku rubuga rwa YouTube. Ndetse icyo gihe shene ya YouTube ye yari yarayise Mr Beast, gusa imibare yarengagaho ku izina yarayisibye. Icyo gihe nyina ntiyari azi ko umuhungu we yirirwa ku rubuga rwa YouTube. Yabonaga umuhungu atasohotse mu cyumba agakeka ko ari kuganira n'inshuti ze kuri telefone cyangwa ari gucata kuri mudasobwa. Nyamara ahubwo Mr Beast mu cyumba yabaga ari gufata amashusho yo gushyira ku rubuga rwa YouTube akoresheje agatelefone, akayatunganyiriza kuri ya mashini ya murumuna we yari ishaje. Byagiye kugera mu mwaka wakurikiye ariko Mr Beast yarabitse amafaranga yose yakoreye, maze yaguramo imashini nshya, microphone n'urumuri rwabugenewe rukoreshwa mu gufata amashusho meza akeye. Iki gihe yanasabye nyina umubyara ko yamugurira telefone nshya ya iPhone kuko ariyo telefone yari icyo gihe ifata amashusho akeye, maze atangira kujya akora amavideo akora ibyo abandi bantu batinya gukora, cyangwa agakora ikintu mu buryo kidasanzwe gikorwamo. Mbega we yatangiye kujya akora ibintu abantu benshi bagiye bumva mu migani, basomye mu bitabo cyangwa babonye mu mafilime, bisa nk'ibidashoboka, birimo ibikabyo byinshi, maze akabikora mu buzima busanzwe, akabifotora akabishyira ku rubuga rwa YouTube mu buryo bwo gushimisha abantu gusa, ariko ntibyageraga ku rwego yabyifuzagamo. Iki gihe icyatumaga akomeza gukorera ku rubuga rwa YouTube nuko yabikundaga gusa, ariko mu by'ukuri nta cyari kibereyemo gifatika. Gusa we yumvaga agomba kuzaba umwami w'abantu bose bakoresha urubuga rwa YouTube mu isi hose, icyo byamusaba cyose. Igihe Mr Beast yagiraga imyaka 17 yabwiye nyina ko ashaka guhagarika amashuri kugira ngo abone umwanya uhagije wo kuzajya akora video za YouTube. Icyo gihe nyina yamubwiye ko niba ashaka kuguma muri iyo nzu agomba kwiga, yakora ibihabanye n'ibyo agashaka ahandi hantu azajya ataha. Byarangiye Mr Beast akomeje ishuri, ariko mu by'ukuri ntiyabaga agiye kwiga, ahubwo yirirwaga ku ishuri yikorera video zo gushyira ku rubuga rwa YouTube. Ni nabwo yatangiye kujya agaragaza mu mashusho ye ko rimwe na rimwe ibidashoboka byashoboka, kuko icyo gihe yakoze video arimo gukata ameza akoresheje icyuma cya plastique. Aya mashusho yakoze icyo gihe yarebwe n'abantu benshi, binamwinjiriza akayabo k'amafaranga menshi. Ibyatumye icyo gihe ahita ajya kwibana kugira ngo ajye abona umwanya uhagije wo gukora video yisanzuye. Video yakurikijeho gukora ni video imugaragaza abara kuva kuri 1 kugeza ku 100,000. Ibintu byamutwaye amasaha 40, hafi iminsi 2 kugira ngo azabisoze. Gusa iyi video ubwo yashyiraga ku rubuga rwa YouTube yarebwe n'abagera kuri 5,000,000.
Bwa mbere mu mateka ye agira video yarebwe n'abantu benshi nyuma y'uko yari amaze gukora video zirenga 400 nta n'imwe irimo yatwitse. Icyo gihe byaramurenze ahita akora n'indi video arimo abara noneho kuva kuri rimwe kugera ku 200,000. Anakora izindi video zagiye zisaza abantu zirimo nk'iyo yakoze afata microwand akayishyira mu yindi microwand. Anakora indi video yubaka igisa nk'icyumba mu dukombe duto maze abantu barazireba barongera barazireba koko, kugeza ubwo mu 2017 yujuje abasubscribers 100,000 ndetse uwo mwaka wagiye gusoza afite abasubscribers 1,000,000. Iki gihe abaherwe batunze inganda batangiye kumubonamo imari ishyushye ku buryo yabamamariza ibikorwa byabo, aho nk'uruganda rwitwa Kidi rwamuhaye $10,000 ngo bakorane, ariko we akarwaka $10,000 kubera yuko ayo mafaranga ari cyo yashakiraga cyihutirwa, abizeza yuko video azakora ikurikira igomba kuzatwika. Iki gihe uru ruganda rwamuhaye $10,000 ubwo akaba asaga miliyoni hafi 14 mu mafaranga y'u Rwanda. Ariko igitangaje amafaranga kiyafata yayakoresheje ibintu twakwita iby'ubusazi. Ako kanya yahise asohoka mu nzu afite ya mafaranga yose mu ntoki, arangije ayaha umuntu bahuye bwa mbere utifashije, maze arabifotora abishyira ku rubuga rwa YouTube, maze ayo mashusho arebwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni bimwinjiriza akayabo, ndetse ba nyiri inganda nyinshi batangira kujya basinyana nawe amakontara yo kubamamariza. Maze rero agafite amafaranga yinjije yose maze akayafashisha abantu, akabifotora akabishyira ku rubuga rwa YouTube bikarebwa n'abandi bantu benshi, maze bikamwinjiriza andi mafaranga menshi, maze nayo mafaranga yinjije akazongera akayakoresha muri video y'ubutaha ayafashisha abantu gutyo gutyo. Kubera uburyo yinjizaga amafaranga menshi ayakuye ku rubuga rwa YouTube ndetse no mu bo yamamarizaga, wongeyeho nuko abantu bamukundiraga umutima yagiraga wo gufashisha abantu ibyo atunze byose yizeye yuko araza kubigaruza, byatumye video ze zose yakoraga zirebwa n'abantu benshi, kuko kureba video ye ku rubuga rwa YouTube wabaga umeze nk'utanze umusanzu ku bantu azafasha ku nshuro ikurikira. Umwaka wa 2018 Mr Beast yari afite abasubscribers 14,000,000, kuri banki ye afiteho $2,000,000. Icyo gihe yatangiye kujya akora video noneho zishoyemo amafaranga menshi kuruta na mbere. Nk'urugero hari video yakoze icyo gihe igaragaza ikizamini yahaye abantu cyo gushyira ikiganza ku modoka ya Lamborghini ngo ugitinzaho atsindira iyo modoka burundu isanzwe igurwa arenga miliyoni hafi 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Tekereza kukubwira gushyira ikiganza ku modoka nk'iyi ihenda gutya bakakubwira ngo nugitinzaho iyi modoka urayicyura. Si byarangiriye aho kuko ibintu nk'ibi yabisubiyemo ku yindi nshuro, ariko bwo uwatsinze ntiyatashye muri Lamborghini ahubwo yatashye mu ndege ye bwite private jet ihagaze miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ibintu bigoye kwiyumvisha uburyo watsindira indege kuko gusa wayitindije ikiganza, ibaza. Iki gihe kandi nibwo yahuye n'inshuti ze zimufasha gukora video kugeza n'uyu munsi, harimo witwa Chandra, Kari ndetse na Noran, bakunda kuba bari kumwe muri video ziri gusohoka n'ubu. Mr Beast we icyo gihe cyo yarushaga abandi bakoraga bimwe n'ubu ngo bakibarusha, nuko yakoranaga ubuhanga bwihariye thumbnail za video ze. Thumbnail ni ya foto ubona ugihingukira kuri video runaka ku rubuga rwa YouTube, maze iyo foto rero ikaba yakururira abantu benshi kuba bakanda kuri iyo video. Mr Beast rero yari gukora ino foto, akora ifoto imugaragaza ari ahantu mu bibazo bigaragara yuko yenda no kubipfiramo, cyangwa asa nk'uri gushishikariza abantu gukora ibintu runaka kugira ngo batsindire amafaranga, kandi akaba umuhanga cyane mu gupanga video ye ku buryo uyikanzeho mu gihe nta kibazo cyabayeho cyo kutumva ururimi ari kuvuga, uko byagenda kose arayireba akayisoza. Ndetse uyu Mr Beast akora ibishoboka byose mu minota ya mbere akagaragaza ibyo yijeje abantu ko biri muri iyo video ku ifoto yabakuruye, ndetse kuva ku munota wa kabiri muri video ze zihita zimera nk'izihuse mu bihe, ku buryo ureba video ze atarambirwa kuza kubona igisubizo cya nyuma kiri buve muri iyo video. Mbega nibaho ko video yakozwe na Mr Beast wayireba n'uyishimire, kuko aba yiteguye neza akayitegurana ubuhanga buhanitse nubwo byamutwara igihe kinini, ariko agakora ibishoboka byose abamukurikirana bakanyurwa n'ibyo yabateguriye. Kubera uburyo rero abantu bakomeje kumukunda ari benshi muri icyo gihe, byatumye mu 2019 yuzuza abasubscribers 20,000,000, ahita atangira business ku ruhande yo gushinga uruganda rukora biswi, anashinga urubuga rwa Viewstats rukora ubusesenguzi bwa YouTube. Mu 2024 Mr Beast yujuje abamukurikirana barenga 300,000 ku rubuga rwa YouTube, ahinduka umuntu wa mbere uciye akagahigo mu mateka yose y'uru rubuga, abo umwami wa YouTube mu isi yambuye ikamba sheni y'abahinde y'uruganda rwa filime n'imiziki rwa T-Series.
rwari rumaze imyaka 18 ruyoboye mu kugira abasubscribers benshi mu isi. Mu mwaka wa 2024 umwe mu bakozi be witwaga Dawson French yaribese akora chaîne ya YouTube ashyiraho video ebyiri zose asebya Mr Beast agaragaza uburyo ibintu tubona byose muri video akora byose ari ibya fake, ari ibintu yihimbira maze akabyeditingira mu mashini. Agaragaza uburyo amafaranga abagaragaza muri video atari aya nyayo, ndetse anavuga ko abatsinda amarushanwa atanga muri video ze nyinshi nta mafaranga baha aba yabijeje, maze abantu batangira kwita Mr Beast umubeshyi. Amakompanyi bakoranaga atangira guhagarika amakontra, abantu batangira kumwiha bakoresheje hashtag ya boycott Mr Beast. Bega buri wese yumvaga ko ubwami bwa Mr Beast busenyutse burundu, ariko dore ko byagenze. Icyo gihe we yarabibonye ntiyagira icyo abivugaho arituriza, ariko bagenzi be bakorera ku rubuga rwa YouTube babahanga cyane mu bumenyi bwa mudasobwa batangiye nabo gukora amavideo banyomoza uwahoze ari umukozi we, bagaragaza ko Mr Beast muri video akora ibyo abakora bari ibyanyabyo bidahimbirwa muri computer, ndetse n'abo yafashije wongeyeho n'abagiye batsindira ibihembo bitandukanye mu mikino yose yagiye ashyira ku rubuga rwa YouTube. Bashyira ukuri hanze bagaragaza ko amafaranga bayahawe, ndetse na Mr Beast nyuma y'ibyumweru bike yakoze video abisobanura neza, maze wahoze amwita umubeshyi arazima. Abafana bari baramucitseho barongera baragaruka, maze akomeza gukora video nk'ibisanzwe. None uyu munsi Mr Beast afite abamukurikirana barenga miliyoni 420 ku rubuga rwa YouTube, akaba afite miliyari y'idolari bimwemerera kuba umwe mu bantu 328 batunze za miliyari zabo ziri mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa igitangaje nuko nubwo ari umuherwe atunze amafaranga yose, kuri banki ye haba hariho nka miliyoni 1 gusa y'idolari, andi yose yirirwa muri rwa ruziga rwo kuyafashisha abantu, akabifotora akabishyira ku rubuga rwa YouTube mukabireba bikamwinjiriza andi mafaranga menshi. Mbega Mr Beast ubu ari ku gasongero k'inzozi ze yahoze arota kuva afite imyaka 10. Ndetse ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ariko ijwi ry'ifaranga rivuga riranguruye kuruta andi majwi nirigarukira kwa Mr Beast gusa, ariyo mpamvu udakwiye kuzacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Iyi yari Business Chat kuri BTN TV, naho nge nari Aime Christian. Nawe ubutaha.